Kristo ntago ari kure yawe nk'uko bikeka, ahubwo umutima wawe umwegere nk'uko abakoresha bikora n'abanyabyaha bamwegereye bakamubona. Ntujye ku ruhande rw'abafarisayo, ahubwo ujye ku ruhande rw'abakoresha bikora uko bizeye babihwanyije. Yesu nashimye inshuti z'Imana kandi nongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, umwami w'imbaraga kandi umwami w'amahoro. Gutunga Kristo kuri twebwe ni imbaraga ndetse na assurance, uko muri we harimo ubuzima, kandi nyuma y'ubu buzima ijambo ry'Imana ngo abamwizeye bose yabaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abo ntabwo babyaye ku bw'ubushake bw'umugore cyangwa umugabo, ahubwo bashyizwe ku bw'ubushake bw'Imana. Ababyaye ku bw'Imana rero dufite assurance ndetse dufite n'ahandi hantu tuzatura. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga kuri Kristo. Kristo ni uwande. Kristo hari abantu baba bashaka kumugira uwabo, abandi bakavuga ngo Kristo ni gutya na gutya na gutya, abandi bakavuga ngo abameze gutya nibo bakwiriye Kristo. Ndashaka ngo ijambo ry'Imana noneho ari ryo ritubwira mu by'ukuri ukuri kw'abakwiriye Kristo n'abafite Kristo abaribo n'abatunga Kristo abaribo. Tugiye gusoma ijambo riri muri Matayo igice cya 9 turera ku murongo wa 10. Havuga ngo hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu afungura, haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha asangira nawe n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati, niki gituma umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? 12 yumvise abyumvise arababwira ati, abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Amen. Ahangaha ndagira ngo tuganire kuri Kristo. Ubundi hari ukuntu abafarisayo bashakaga Kristo kabameze, nubwo batamwemeraga ariko bashakaga kumuha imirongo ngenderwaho. Nubwo batamwemeraga ariko bashakaga kugira ukuntu bamuyobora n'abantu agomba kubana nabo. Mu by'ukuri yaraje guhindura ibyo bakora byari bibi, ariko bagashaka kugira ngo yumvire ibyo bashaka. Ngo arimo afungura, haza abakoresha b'ikoro, haza n'abanyabyaha bandi, ngo asangira nabo, ndetse asangirana nabo ari kumwe n'abigishwa. Bivuze ngo yari arimo atoza abigishwa be kubana n'abanyabyaha kurusha kubana n'abandi bita abana b'Imana kandi atari bo. Aba bitwa ngo n'abanyabyaha mu by'ukuri nibo pipiniere nziza zitaravangirwa zigomba kuvamo abana b'Imana banyabo. Ariko babandi bamaze kwita abana b'Imana atari bo, bishyize mu gice cy'abana b'Imana aribo b'abafarisayo batari bafite Imana, bibwiraga ko bafite Imana ariko barayobye, barutwaga. Yesu yigeze kuvuga ngo aho kugira ngo ufate umufuka wavuyemo vino ngo ngusuke mu indi vino, ngo wa mufuka urimo vino ngo ubasha kwica ya vino. Tuvuge nk'urugero, ufashe ivide ryigeze kubamo inzoga ritogeje, urisusemo indi nzoga utaryogeje, rifata ya nzoga rikayishaririza, cyangwa se ya ji cyangwa se ya vino nyine, ngo byarutwa nuko mfata umufuka mushya, imvumba cyangwa se umufuka akaba ari usukamo vino, kuko uwo mufuka ntabwo ubasha kwica vino. Biroroshye gufata umuntu utarigeze kumenya Imana kumubwira Imana kuruta gufata umuntu wapfiriye mu Mana azi ko ari muzima ukamubwira Imana. Hari abantu rero bashaka gufata Yesu bakamugira uwabo, n'ubu barahari, ariko badatunze Yesu, ahubwo bameze nk'abashaka kumubyaza umusaruro. Bakavuga ngo bariya n'abanyabyaha, bariya ntibamukwiriye, bariya ntibamukwiriye, bariya ntibamukwiriye, ariko Yesu yaje ku bwa bose. Iki kintu ndagira ngo ari nayo mpamvu turi gukorera kuri channel ya Jesus for Everyone. No kuvuga ngo Yesu ni wa buri muntu wese, ntabwo Yesu ari ubwiko bw'umuntu kugira ngo umwibikeho uvuge yuko ari uwawe. Yesu yaje ku bwa buri muntu wese. Yavuze ngo abazima, ariko kuri ruhande ubona nta nubwo bari n'abazima, ntago aribo bifuza umuvuzi. Mwebwe mwibwira ko muri bazima mwirirwa mwigisha ibipfuye, ntabwo munyeneye, uko n'ubundi ntabwo mwebwe nkeneye kubahindura, ahubwo nkeneye bariya mwe mwita abanyabyaha. Ariko kumana ijambo ry'Imana riravuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuhwanyiriza no gukiranuka. Bariya abantu bari bakoresha b'ikoro bari kwita, bari abafarisayo bari kwita abakoresha b'ikoro ko ngo ari abanyabyaha, kuko baje kuganira na Yesu bamwegere kuko bari bamwizeye. Mu magambo make nakubwira ko bari abantu bari bamaze kuba bakiranutse kuko bari bamaze kumwizera. Ariko abafarisayo babibwiraga yuko bazi Imana, nta nubwo bigeze bizera Kristo, ariko barayije baza kubaza ngo hariho abantu bajya babaza ibintu bitari ngombwa mu buzima, ugasanga umuntu ataye umwanya we yibaza ibintu ngo
ngo ariko isi ifatiye kuki ngo ubundi se umuntu ajya mu ijuru gute, aho kugira ngo wowe wige icyo ijuru rikwigisha ugomba kwiga, ukajya kwiga ibindi bintu biri kure bikutwara mu mutwe aho kugira ngo ufate ibihari. Aba nabo basanze abantu begereye Kristo ari kubabwira ukuri kubajyana mu ijuru, barangije bo aho kugira ngo bicare bumve icyo avuga, batangira kugenzura ibyo abantu bamaze kumenya kwizera. Niba Aburahamu yarizera ikamuhanyiriza no gukiranuka, umukoresha w'ikoro waje kwicara imbere ya Kristo bimuhanyiriza no gukiranuka, umunyabyaha waje kwicara imbere ya Kristo bimuhanyiriza no gukiranuka. Ndagira ngo nkubwire mwene data mu magambo makeya kuvuga ngo aho uri hose ntihagire umuntu uzagucira urubanza, ugucira urubanza kugira ngo ntabwo ukwiriye Kristo, ntabwo Kristo ari uwawe, ahubwo Kristo ni uwawe kurusha we, kubera yuko we yibeshye yuko Kristo yaba yaramuranguye cyangwa se yarananiwe, yamukuye n'uwe gusa. Ni njyewe Kristo bamuboneramo, utambonye ntabwo ubona Kristo. No, Kristo ni uwawe. Yavuze ngo nkunda bankunda, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo abashakana umwete bazamuka. Upfa kuba gusa ushaka Kristo azakwimenyesha kandi azagusanga, upfa kuba wowe umushaka. Rero mu magambo make ndimosoza, ndagira ngo nkubwire ngo Kristo ntago ari kure yawe nk'uko ubikeka, ahubwo umutima wawe umwegere nk'uko abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha bamwegereye bakamubona. Ntujye ku ruhande rw'abafarisayo, ahubwo ujye ku ruhande rw'abakoresha b'ikoro, kuko bizeye babihwanyiriza no gukiranuka nk'uko Aburahamu yizeye akabihwanyiriza no gukiranuka. Imana iguhe umugisha. Ari Pastor Placide, mwari murimo muganira ijambo ry'Imana nk'ibisanzwe. Icyo nagusaba ni ugukomeza gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza tuganira ijambo ry'Imana rigere kugeraho buri munsi dukomeze kuganira ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha kandi kugire neza. Shalom.